Yes mwese ndabasuhuje kandi ndabifuriza kugubwa neza aho muri hose, waba uri mu Rwanda mu turere dutandukanye cyangwa mu mujyi wa Kigali, waba uri hanze y'u Rwanda, abari hafi hano rwose mu karere u Rwanda rureremo, ndabasuhuza mbifuriza ibihe byiza. Abari hakurya y'imbibi rero namwe mu Bufaransa, ndavuga abari mu Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya, mwese mbifuje kugubwa neza. Njye nitwa Isabelle Dusengimana, mubaye ikaze mu biganiro bitandukanye bya Hot 250 TV yacu yizewe. Uyu munsi noneho mu guteka kwacu tugiye kurebera hamwe uburyo wategura ikinyobwa kimeze neza, ukakidekora neza kikaza kimeze neza cyane. Abantu bakunda ikawa ubwo rero namwe mbahaye ikaze by'umwihariko. Tugiye kureba uburyo wategura ikawa ikaza ifite agadekorasiyo kameze neza cyane, reka tuyite cappuccino. Cappuccino rero ni ifunguro cyangwa se ni ikinyobwa usanga kibarizwa cyane cyane mu mahoteli cyangwa mu maresitora, by'umwihariko abantu bategura ikawa wayibona ukabona ni ibintu bitangaje, ukabona ntiwabyikorera, ariko nawe mu rugo iwawe wabyikorera. Ikaze rero hari ibikoresho bikenerwa kugira ngo tuyitegure. Mu kuyitegura turaza gukenera ikawa, by'umwihariko tuba dufite ikawa iseye imeze neza, dufite amata turi buze kuyakoresha, dufite isukari. Ariko umuntu ukunda ikawa itarimo isukari, yego umuntu ukunda ikawa gusa ntabwo isukari wayikoresha, ariko ushobora kuyikoresha nayo. Turakoresha hano harimo amazi yabize, amazi ahiye niyo turi buze gukoresha mu gutegura iyi cappuccino yacu. Ikaze rero tubanze dutegure aya mata, ubundi nkwereke uburyo dukomeza. Rero mu kuyategura ufata isafuriya ukayashyiramo, ubundi ugacana ukareka amata akabira. Urareka akabira ku buryo rwa rufuro narwo ruzaho rukazaho rwose, kuko tugiye gukora iyi cappuccino nta mashini dukoresha uburyo busanzwe, ku buryo nawe wayitegurira. Amata rero ategereza abire kandi asa n'urufuro, ndabikwereka. Amata rero urayareka abire ku buryo azana uru rufuro. Uru rufuro ntabwo urukuraho, urarurekeraho. Turazimya umuriro rero tugende tujye gukora ya cappuccino yacu. Iyo rero amata umaze kuyatunganya, dukurikijeho noneho gutegura ya cappuccino yacu. Turashyiramo akayiko kamwe k'isukari karaba gahagije, hanyuma turafata ya kawa dushyiremo utuyiko tubiri tw'ikawa. Gusa biterwa n'uburyo ukunda ikawa, ushobora no gushyiramo utuyiko tubiri turenga. Urakurikizaho rero kuvanga ya kawa ndetse n'isukari, komeza uvange. Nubona byivanze neza, ya mazi ashyushye rero ari muri teremusi kugira ngo adahora, ugenda ushyiramo dukeya, ntabwo uhita uyashyiriramo rimwe, ushyiramo duke ukavanga mu kirahure, ukabona ko bimera nka pate ifashe nk'uko ubibona ndi kubikora. Komeza ukavanga. Wagiye gufata, yego, kongeramo andi mazi nanone make, ni nk'akayiko kamwe gatoya ugenda wongeramo. Bakomeza uru ruvange. Hano ni ikawa rwose ibihumura ibihumura. Urabona ko kugenda ukoroga igenda ibyimba, cyangwa se agenda hazamo kano gafuro. Bakomeza rero bakoroga. Komeza ukoroge. Iyo ubonye bigenze gutya, wongeramo amazi ahiye agishyushye make kandi. Iyi kawa rwose uri kuyitegura, urabona ko bigenda bihinduka. Uru rufuro nirwo ruza kuduha ya dekorasiyo twifuza. Komeza ugakoroga. Nkuko mubibona kawa yacu irafashe, ariko turi buze gushyiramo amata. Yego, kandi wibuke ko ya mata twatetse nayo haracyariho urufuro. Ukomeza gushyiramo amazi ukageza muri 1/2 cy'igikombe, kandi ugenda wongeramo make kugira ngo no rufuro utaza kuruburaho. Yego, iyo umaze rero kuvanga gutya ukabona hajemo n'urufuro, turakurikizaho gushyiramo ya mata. Usa nk'uhengeka ugasukamo ya mata
jya witonze ukagenda ukora uko wifuza kuza kuyashushanyisha gutya. Muri uru rufuro urabona ko turi gushushanyaho. Noneho urategereza rwa rufuro rukaza ho gutya, ukarushyiraho narwo. Ni rwa rufuro rwa ya mata genda ubishyiraho. Urabona ko ku itasi hariho rwa rufuro, genda rero urukozaho agakirida use nk'ushushanya kuri uru rufuro. Urabona ko agakirida karadufasha gushushanya bitewe n'icyo wifuza gushushanyaho gutya, ku buryo iri bara ry'urufuro riza hejuru y'iyi kawa gutya. Yego, nguko rero uburyo dutegura iyi kawa kandi ikaba imeze neza, uyinyweye akabona ko isa neza, yazanye urufuro kuri buno buryo. Karibu rero abakunda agakawa. Imeze neza rwose. Reka mboneraho rero kubashimira mwese twabanye muri aka kanya uburyo bategura ikawa isa neza, imeze neza cyane. Nitwa Eza Jewubwa neza, mbifurije ibihe byiza mwese. Bye bye.